dorimara, dorimbogo, dorimvubu, dorimpara, uzazurebe u Rwanda rw'Abanyarwanda. Ujya mu birungu uzahasanga n'ingagi, ujya no mu Kagera uzahasanga n'intare. Abakurikiye Kinini Live TV, ni umwanya mwiza nk'uko bisanzwe twongeye kugaruka imbere ya kamera tubasuhuza. Uyu munsi twabazaniye umutumirwa udasanzwe uwo mukunda kwita Vava. Twamuhereza ikaza akakanya kibwira abantu bakurikiranye channel yacu ya Kinini Live TV. Ni karibu. Murakoze cyane kuri Kinini Live TV, ndabasuje cyane, ndabemera kandi ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi mugume gutangira umwaka muguwe neza. Abantu bagukurikiranye ntabwo bari kumenya, bumvishe tuvuga Vava, ariko Vava ni muntu ki yitwa nde? Vava wabasobanurira? Ariko umwaka n'igice baranzi abari indirimbo bazi bakunda cyane, dorimbogo niyo bose baba bazi kurenza n'izindi zose. Ubundi se dorimbogo ko wayitiriwe? Dorimbogo barayize, wigeze uyibereka? Dorimbogo ni ibiki, byagenze bite kugira ngo ikwamamaze? Ubwo ni indirimbo nakoze, ifite n'ama video barayireba, indirimbo isanzwe nta birenze. Dorimbogo ni indirimbo isanzwe wakoze. Wanabibutsa ariko bakanayireba bashaka kuyireba kuko bakagukurikirana nk'umuntu w'icyamamare, ukababwira aho ukore. Hari izindi zigezweho buri irayacyugi. Irayacyugi iz'amatora hagezweho iz'Imana zose nuko. Nk'abantu bakunda umustar Vava cyangwa se dorimbogo, ubundi ku mazina yawe asanzwe bakwitwa ngo iki? Oya barabizi, nta nubwo dorimbogo ndikunda kuko niyo mpamagaye sindyitaba, bazi ko nitwa Vava bijuru Valentina. Barabizi, barabimenyereye. Vava ukabuturutse mu yihe ntara? Ngewe nahamamaze umwaka n'igice, ariko mvuka mu karere ka Nyamasheke, ntara y'Iburengerazuba. Iruhande rwawe turi kumwe n'undi mutipe tutabashe kumenya uwo ari we. Wamuha mikrofone nawe akibwira abakurikiranye Kinini Live TV. Ni Benbeat. Ubwo nuko ndakunda kujya imbere ya kamera cyane. Ariko ninjye producer ukorera Vava. Niweho producer wa Vava? Yego. Niwe uherutse no gukora indirimbo ya Pamela na Debeni? Niyo njye. Niweho wayikoze? Yego. Vava, ni byose koko cyangwa n'ugutwika bimwe bisanzwe? Kandi nanagaragaramo. Abana bose bafite impano rwose babagane bakora kuri iyo nzira hafi. Ni hafi. Mwabwira abantu badukurikiranye ahantu mukorera ntacyo, nubwo muri kuri Kinini Live TV. Abaza gukurikirana bazaze kubareba kuko aho mukorera bahamenye, bazanabagane kuri studio, murimo murakora ibintu byiza cyane. Uko nababwiye ni Benbeat. Jingo dukunda gukoresha ni ndabatangiye. Abantu baza kumva indirimbo ndabizi. Indirimbo igera hafi mu 80 gutya nibwo imaze kugera. Kabihongoma imaze kwitumba 80 mu minsi ibiri. Ariko irandimbi biratwika nanjye twika y'umusaza y'amatora irenze naziriye zose gusohoka twara studio nta nubwo tutaraganira se hari akantu gato abagendanye unyuzo tumanze twumve gake cyane gusa mbere yuko tubabwira, mbere ko dukomeza warumbwiye ngo mbanze mbabwire dukorera ku Ruyenzi. Korera ku Ruyenzi no twashyize studio bitewe nuko ni gihara muri gare. Ku Ruyenzi no dukorera bitewe nuko ari twabonye location nziza twifuza ko dukorera ibintu bijyanye n'ama live band. Abanyine tugira n'abakobwa baririmba basohora abageni mu makwe, tugira ibikoresho by'umuziki, studio, nurumva ko ibintu byose birahari. None nimwibwira abantu gutyo mubabwiye ko mukorera ku Ruyenzi hafi na gare, abantu bari buze kubasha kubimenya cyangwa hari contact cyangwa nukuza gusa bire bugende gute? Kwa turayiba 079 044 9809. Iyo niyo nimero yanjye, ibaruyeho Benjamin. Nitwa Benjamin, niko nababwiye nitwa Benbeat nk'izina ry'akazi, ariko nitwa Benjamin. Hanyuma mu bivugire rimwe na channel ya ntuza ya Vava ukunda gukora ikiganiro kugira ngo banyarukire uno.
yitwa ngo TV show. Vava ze kwazi kwihigira. Vava TV show ndagahigira gatoragura mano ziragatunga nizizagatungesho. ariko Imana yakwihereye n'umugisha, afite abafollowers benshi cyane rwose, birimo biragenda neza. Reka dukangurira abantu baza gukurikirana Kinini Live TV banyarukire kuri Vava. Ahubwo suzi abo followers baraje mu gihe kingana iki? Nta kwezi kurashira. Iyo channel nta byumweru bibiri ifite. Hejuru nuko ari wambwiye ngo nyikore. Twari tubiziranywe ko. Ubwo urimo gushaka kuvuga Imana cyangwa Nyagasani, uwo mugabo wo hejuru ndabona ari we wizera cyane. Rwose abantu bakurikiranye Kinini Live TV munyarukire kuri channel ya Vava TV show, mugende musura indirimbo ze amaze gushyiraho ebyiri, iyo bita Ingoma niyo bita Umugisha ya Pamela na The Ben. Ndigiye kujya hagira tuzayitanga uki imihigo tuzayita imihigo nyine muze yagejeje ku banyarwanda. Reka tubwire abantu badukurikiranye Vava manza bashyireho akantu bumve ko ari Vava nyirizina koko turiho tuganira atarundi. Tubashyireho iyo nshyashya oya iyo barayiziriho tubashyireho inshyashya agira amatsiko turashyira mu ntacyo Ingoma nayo irahitinga imaze umunsi umwe ifite ibihumbi 97. Rero ukwiriye manzu imanzo ko yango bongere banayumve. Kabeho ngoma y'abanyarwanda, kabeho ngoma y'imihigo, kabeho ngoma y'umurage, kabeho ngoma wampaye ijambo, kabeho ngoma y'abanyarwanda, kabeho ngoma y'imihigo, kabeho ngoma y'umurage, kabeho ngoma wampaye ijambo, urakabeho ngoma wampaye ijambo ry'ubuzima, urakabeho ngoma ubu nanjye mfite icyizere, urakabeho ngoma y'imihigo, urakabeho ngoma wampaye ijambo, nzataramira muri ngoma mbyine nibutse iri jambo, nzataramira muri ngoma singiza iri jambo, nikabeho ngoma y'imihigo, kabeho ngoma wampaye ijambo. Wow, akaba ari Vava mukomeje gukurikirana kuri Kinini Live TV. Iyo ni indirimbo bita Ingoma. Nyaruka ugere kuri Vava TV show. Umanze urebe iyo ndirimbo, niba utarakandaho subscribe unyaruka ukandeho, hanyuma ukore na comment. Vava aza kubona yuko wamukurikiranye uyu munsi. Hanyuma arashaka no kugira ngo abumvishe indirimbo z'amatora. Zambara urugori maze ntera intambwe imbere y'abanyarwanda, shime nyir'imihigo myiza yageze mu Rwanda. Zambara urugori maze ntera intambwe imbere y'abanyarwanda, shime nyir'imihigo myiza yageze mu Rwanda, ashimwe nyir'imihigo myiza Paul Kagame yageze ku banyarwanda, ashimwe nyir'imihigo myiza Paul Kagame yageze ku banyarwanda. Amashuri meza n'ibitaro byatugezeho, imihanda myiza n'umuriro byatugezeho, banyogokuru n'abasogokuru babonye ingoboka, gira inka munyarwanda turamushimira, ashimwe nyir'imihigo myiza Paul Kagame yageze ku banyarwanda. Nzambara urugori maze ntera intambwe mu mujyi wa Kigali, shime nyir'imihigo myiza yageze mu Rwanda. Nzambara urugori maze ntera intambwe muri Nyarugenge, shime nyir'imihigo myiza yageze mu Rwanda. Nzambara urugori maze ntera intambwe muri Gasabo, shime
nyir'imihigo myiza yageze mu Rwanda nzambara urugori maze ntera intambwe muri Nyaruguru shime nyir'imihigo myiza yageze mu Rwanda nzambara urugori maze ntera intambwe muri Nyamasheke shime nyir'imihigo myiza yageze mu Rwanda ashimwe nyir'imihigo myiza Paul Kagame yageze ku Banyarwanda. Wow, bravo. Turekera aho twe kuririmba yose bamwita Vava. Izi ndirimbo zawe ziraryoshye rero. Murakoze. Turaziteze igihe uzadupfundurira agaseke, reka tube tuziteze. Ubu ngubu uduteye amatsiko, ariko rwose ufite n'umuntu iruhande rwaho ngaho ntakakube kure agufasha pe, biraryoshye bimeze neza. Mwarabyiyemeje noneho ku kajwi keza ka Vava sinakubwira. Vava komereza aho ngaho rwose. Wa mugabo wari urimo uvugaho hejuru hari akwitayeho. Nuko muri iyi minsi rero witabye kuri RIB. Vava ko witabye kuri RIB byagenze bite? Nitabye kuri RIB nyine bambwiraga ko ari mu buryo bwo kungira inama ko badafunga gusa ahubwo bagira n'abantu inama. Bati rero abantu muza gutonganira kuri YouTube ntabwo bikwiye nk'abanyarwandakazi. Ati musigeho nibyongera tuzabafunga. Reka ngusetse Vava, nasomye comment bwo wari urimo mu biganiro wabishe koko. Baravuze ngo none ngo ntago ngo ari imbogo, baravuze ngo ni imvubu. Baragututse hasi cyane, none umenya aribo batumye nawe ugira amahane, kuko mu buzima busanzwe uko nkubona ndabona witonda. Umva mana ntari biryanjye ahubwo nzira umuntu umbwira noneho ukanuka kuri mama. Umva Yesu we. Umuntu ngo yarakubwiye bya bindi babango nukumurika itoroshi. Muri abanyarwanda bose barabikurikiye, ariko ndizera ko nta mutima mubi wabasabye imbabazi. Mana nta mutima mubi ngira, nubwo ndakara mu minota 30 yashira numva nibisanzwe. Nese ubundi tumara amatsiko bari abantu ubu watukaga kuriya nubwo wavuze ko utazongera. Bari abantu mu buzima busanzwe mwariyunze cyangwa se ni bimwe bisanzwe mwaratwika? Njyewe uriya mu mama nagerageje kugenda mpuzwa nawe n'abantu benshi bangiraga inama, harimo mama Nike, Dr Sarongo na Pastor Claude. Noneho njyewe naramuhamagaraga nkamuganira rero icyo navuze kibi uzambabarire, ngumva ngo njyewe ngusibye ko ngo wowe ngo ntago ngiye ndi ku rwego rwo kugusaba imbabazi. Ati wowe uri mu bantu ntasaba imbabazi. Ubwo rero ndamwihorera, ariko abakuru ruhande rw'abafana be no kubanje abumvishije Vava mvuga nabi nukuri bazambabarire, kuko n'umuntu wazaga akora ibiganiro ati mfite message nageneye Vava nyinshi, nkibaza iyo message nagwa nzi simuzi, nkibaza iyo message ari iziki zikanyobera. Akakugenera message mutaziranye se cyangwa mwarahuraga? Hari message namugeneye kandi nizantungushye. Ubwo rero nyiraza zumve mu izina rya Yesu. Hari undi muntu wakubabaje numva uravuze ngo abapastori ngo birirwa bameze nk'inzererezi ngo yaragututse kandi uri umwana mutoya? Se uri umupasiteri ukaza ugahanurira umuntu kuri YouTube ngo agiye gukenyuka, nyuma ukagaruka ati cyakoze uwo muntu ni intumbi. Ubwo byo uri umupasiteri iki? Uwo pasiteri uterekwa ngo abone ko Vava Imana imwihere kuri Mana ngo abe yitamiriraho. Rero ntago nabyemeje, ntago ndigeze mbyemera Mana ibyo gukenyuka, kuko nabayeho nkajya gusenga. Imana irambwira ati tubatunguje inka y'ibihumbi 500. Mama wanje haje urutonde rwagira inka, umve ko nabishyize no mu ndirimbo, ariko twe nayo tugira. Gira inka nayo twigeze tubona, ariko abandi barazibonye. Haza urutonde, hakaba ubwo abantu babashyira ku rutonde bishyuye ibihumbi 10, mama akaba ntabyo azi, wenda nta n'ibyo afite. Ubwo abandi bakazazihabwa, mama akagira gute agasigara. Ariko Imana iduha isezerano yuko izaduha inka, kandi inka nini mbese y'ubworozi. Ubwo uyu mwaka nibwo iwacu twakira inka y'ibihumbi 500 tutazi umuntu yaduhaye, kuko nuho hanze nzi ngo babanje kunyoreza 1,100,000.
nshimishwa nuko mbona mama yankayifite, nshimishwa no kutagenda ngo nisige tatuwaje cyangwa ngo ndare mu kabari, nshimishwa nuko mbese namuhanagura amarira nawe yafumbire ya yanka kayibona, yafumbire yanka yifuzaga kuri leta nanjye nkayimugurira. Ubwo rero uyu mwaka wari umwaka w'ibisubizo by'amasezerano yari yaraduhaye, ntabwo nigeze mbyakira ibyo gukenyuka. Nuko pasiteri barabivanze araguhanurira cyangwa se yahanuye mu kiganiro ntago mwigeze muhura? Yahanuye nyine kuri YouTube ngo niko Imana yabivuze ngo vagiye gukenyuka, kandi ngiye Vava ubundi umuntu wicara nkamenya ikintu kizabejo nkakirota, kandi uko nakirose kikagenda uko. Ndi umuntu wumva ijwi, niba Imana imbwiye ngo wenda uyu mwana yacuranze, niba hari transport bagwaye 10,000 muhe 5 nawe ugumane 5, nkabyubahiriza nkuko ryajwi rigize gute ribinsabye. Ubwo rero ndi umuntu mbese ugendana n'Imana kenshi, kandi nanabyirukanye nayo kuko numvaga ntajya ku mihanda ngo nkwe itabe, kuko numvaga ntafata isafuriya ngo njye guteka. Mbese nkura ndi kumwe na mama, niba ari ukubagara ibishyimbo turi kumwe, nimba ari gukora ibijumba turi kumwe, niba ari kujya gusenga turajyanye. Mbese nkura mukunda kuryo niyo umututse numva mbabaye. Ubwo rero ntabwo ibintu byo gukenyuka byari biri mu bintu Imana yatusezeranije nge na mama. Ubwo yari yavanye uwo mupastori. Nubwo ndashaka kubyivangamo, umuntu ajya kuguhanurira akajya kuri YouTube kugira ngo agushake bikwibwira. Ubwo ntagiye kumera nka wa muhanuzi bitatu Eugene njya mbona kuri YouTube RIB ishobora kuba yaratwaye mu minsi ishize. Ntabwo birari byiza, uzi kubibwiye nk'umuntu w'umuyobozi yaba barakandi ukarya umunyururu. Icyo nacyo ni igitutsi. Ibintu RIB birebe ngugiye kuzapfukenyutse. Bajye bitonda ibyo bahanura baremwuka niba turutse ku Mana, kuko hari abantu benshi akakanya biganya abakozi b'Imana, akikubita mwishata agatangira kwiganya abahanuzi kandi atariwe. Barahari akagusengera ati ubwo rero niba bagukurikirana babyumve ko nawe RIB yakugira inama abantu bakoresha imbuga za YouTube nabi, ubagira inama babireke. Umwuka w'Imana mu bintu bitari byiza. Uwo muntu yakaba yaraje kugushaka akabikubwira ati vavuye gukenyuka. Vava ko bakugira inama ko nabonye mu minsi abo ba Pastor Claude urimo kuvuga nabo na ba Mama Sharirene ko none bari bahanganye. Ubwo nuko wako witabye batabizi bo. Njewe ibya Mama Sharirene na Pastor Claude ntabwo biba bindeba. Ariko biriya n'ubundi abari amaco y'inda bagira ngo biyinjirire. Ariko se ibaza abantu twigeze kuza gusengera hano pe, tuzana na Kamana wo ku rugendo na Karosi hoya na Ezekiyeli. Imana ibwira Ezekiyeli ngo nabwire Vava ngo umugisha wawe nguri mu mujyi wa Kigali. Rero ngiye Vava nimba naragendaga nkakora nk'igihumbi mu ruganda rw'ika cyangwa hingira nk'umuturage akama igihumbi, akakanya nkagira umugisha wo gukora nk'ibihumbi 20 ku munsi cya 30. Urumva ko wari wamugisha koko. Ni wamugisha. Urumva uwo ni mwuka wera mwiza. Ariko rero uzatera ubwangu ugiye gukenyuka. Ariko abapasiteri nabo barakabye. Mama Sharirene yifatiye akavarisi igire ku kibuga cy'indege, mu kanya baramwataka ngo yambaye ikibuno ngo inyuma ngo arimo kugenda ngo agaragaza. Mureke mbabwire iyo kariso niba ni kariso barikora ninyibona aho ubwiza nkayambara nakoze nzaba nakoze, nzaba nayishyuye yangiye ugere ko no kumvuga. Mama Sharirene nta kibazo namuvuga kuko ntago dushinzwe kumenya imyenda yambariye imbere yari yo niba ari ikibuno cyane batari ikibuno kuko ni uburenganzira bwe. Ahubwo urabanza ukavuga ngo mbere yo kwiha umuntu koko iki kintu nicyo, kuko niba iyo kora yambaye ukaba bayibonye yarayambaye niyo yarayiguriye, numva rero nta mpamvu nimwe kumugendaho. Abantu bakoresha izo mbuga rero baye babyumva, dore Vava bagiriye inama hakiri kare. Nibyo pe. Uramara amatsiko rero abantu badukurikiranye. Uwo mutipe wicaye uruhande rwawe niba atari ugiye gusimbura, hari undi mutipe w'umuhinde mwari muri kuganira muri mu bintu by'urukundo. Niba yaramusimbuye. Oya uyu nguyu we ni muto kuri Vava, mbese n'abantu duturuka hamwe, mbese tubana nka kivandimwe nta bindi by'inkundo. Gusa wenda Imana ibigenje neza, Imana ibigenze neza wenda yamba n'umugisha kuri boss we kuko ari we turi mu kigero kimwe. Ariko runyandeba bari kurebana kana. Oya wenda kurebana abantu bahuye baturuka hamwe bararebana. Ariko nta bindi natangazaho ngo bindi by'urukundo ni nakazi gusa. Urumva ko bavano. Wese uramuhinde wa Vava uramuzi cyangwa yaramubonye kuri YouTube. Umutipe uvuga ikinyarwanda w'umuhinde. Yavuze ngo iki? Yavuze ngo iki? Yaravuga ko ari mu rukundo na Vava. Pote
poteri ye poteri rero murakuriya ni umusore rwose utagira umutima mubi uraho wisekera umva ahubwo uko wamusubije Vava iwe waramubwiye ngo ntabwo ushaka ngo abasore ngo bagukorakoraho gushaka ngo abasore ngo baza bakavuga ngo igitekerezo cyubaka watari wawe ni ngo guhamagara ngo agusange muri tuganire nk'abantu urabona uriya musore ni umuzungu njyewe Vava ntago nizi niba ndi hano uyu munsi nkagira amahirwe Imana ikampa bya bihumbi 100 ndavuga nti iwacu ndabikoze iki iwacu ndagenda mfate nk'umubande nteremo ibisheke nkabirisha poteri ntuzamubwira ngo nabagara ibisheke rero n'abakobwa nimujya gushaka muzajye mujya gushaka muzi ko gushaka ntabwo ujya kurara rimwe ngo juveyo ahubwo uragenda ugashaka umusore ubona ujyanye n'icyerekezo cyawe maze iminsi nongana na Yesu cyane akambwira ngo nka kuriya umenyanye n'umuntu w'umunyamuziki burya mukundanye sava ni hoya ntiwampatiriza ngo nkundane n'umunyamuziki ubwiwe n'iki se ko tarayanje atari ugushaka igishoro mu muziki nkajya guhinga nkakundana n'umuhinzi rero niba uramusore ari umuzungu ugomba kumuraho umukobwa avuga ati nimushakaho nzakora iki ntabwo rwa rugo ruzananira bitewe nuko abantu bavuga ngo urugo ni ijuru rito barababeshye urugo ni ishuri ruba ijuru rito igihe muri mu kwezi kwa buki ariko iyo ukwezi kwa buki kurangiye urugo ni iki ni ishuri urugo ni ishuri umugabo nahinduka akajya kure wa mukobwa kuko mumaranye igihe araguhararutswe ntabwo uzagenda ngo umusange wagiye ukwite wa mukobwa uzicara hasi wige kumwubaha wige kumwihanganira igihe wamubonyeho ikibi wige kumwihanganira igihe yakubabaje ubwo rero nanjye rero Vava mbwira urubyiruko ko urugo atari rwa rundi ujyamo ngo urare mu ijoro rimwe bucye ugenda impamvu urara mu ijoro rimwe bugacye ukagenda nta bije uba warihaye nimba ari umuhinzi uravuga ngo umugabo wanjye ni umuhinzi ariko nta nka dufite none mu Imana yo kuririmba nimbona 500 nzabizirika ku mufuka ningera muri rwa rugo tugura ikimasa tujye tugikuraho ifumbire niba dutunzwe no guhinga intoryi niba dutunzwe no guhinga amashuku urugero rwanjye njya umuhinzi Vava w'inyamasheke cya kimasa kizadufasha muri rwa rugo urumva atari ibanga ry'urugo cyane Vava turagushimiye kwitabira ubutumire bwacu umunsi kuri Kinini Live TV reka tugushimire nakagaruka murakoze cyane sawa